Cyatuko ntabwo ujye uhinduka kandi bira bintu babimbabaje. Ubwo uragiye uhurura rubanda bose baje kugira gute baje kugwa gitumu press. Cyatuko uze ni mpamvu utagituza muri wowe. Ni mpamvu urwo ruhara rwaje ukira umwana. Ubwo narangije mitafata ya ndirimbo noneho mitanyishiramo ivuga fata mu muziki kwandiriho iyo ndirimbo muri radio nyishiramo ngo niki gitumye ngibisika bigufata umwana yagumara baravutse bagitereza yahise akata mu byumba yarimo kuvuza abarwayi bari bameze harimo abarwayi za dubarete za zinovite urumva umupasiteri mu rusengero yabwiye abagore ati mwese ndajya ngo ndebe ukuntu abagabo babafata kandi buri muntu atubara dusomere SMS undi ati mwiherero ngo w'abagore ati buri muntu niyandikira undi ati wiriwe ute sheri nimumwita sheri hani dadi papa runaka se nyine umwandikira utyo barandika message zose ziragenda pastor arambwira ati mushyire telefone aha afatiye Scovia arasoma SMS igaruka undi akabona umva wa mugore we niba wagongesheje imodoka yanjye ibyo bintu ntubimbwira ubutangiye kunyibarisa shiri tayishyira agaterura yuwa Samu agasanga Samu yanditse ubwo utangiye kwizanisha ibintu byaha n'iby'ubuki niki mbwira amafaranga ushaka nyaguhe bagaterura iya kabiri none undi akamusubiza none se mami ko wagira ngo uzi ko nagize ikibazo pastor akavuga tubimushyiza bakazana asanga abantu bari muri atake tubwira icyo ushaka ndakuzi undi yarangiza akamubwira ati none se habaye iki kandi watewe n'abahe bazima bene nk'ibyo rero ntabwo ibintu bisa urumva pastor urashanga hagende message imwe ku bantu barenze umwe byanga bikunda veteyo muri vision vetivete kambabwira uyu ni umwaka wose ushize nafashe umugambi wo kugumura abayumba abanyamasa jewe ndabivuga ku gatuti we bavuze ngo kuragumura abayumbi kuri inyuma uwa mbere uzogumuka ni jewe deja naye naragumutse nuko utarubizi mu yandi magambo isi yose bimenye n'abantu barimo kugenda babatoragura amagufa kwicukiro bakayitwaza barangiza bakabwira abantu ngo bashambura ibihe n'amagufa y'inkoko zapfuye mu kwezi kwa 9 bamara bakaza ngo ko baraza ngo gushambura abo bafite umusemburo w'Farisayo w'uburyarya kandi abo ngabo Bwana sifiwe haleluya mubirinde neza uko abo ngabo nabazalendo neza taho batandukana Ningejerisha kagukizwa ari we Yesu nyibuke aranyubutumwa abamuhoza ndatabishiyo ntabuvuga ibintu bisamubona ikoroto arusiya ingegerisha kagukizwa ariko Yesu ingegerisha kagukizwa ari we Yesu nyibuke ingegerisha kagukizwa ari we Yesu nyibuke ingegerisha kagukizwa ari we Yesu nyibuke. Abantu benshi baranyandikiye nuhura na Scovia umunsi umwe uzamutubariza iki kibazo abantu kubera ibiganiro ukora ubusesenguzi ukora ubona ko uri umugore utinyutse utanigwa n'ijambo abantu benshi ahantu hose nkunda guca bara ariko ufata ku mavuta na uravuga ariko Scovia afite ibintu wagira ngo bimuri inyuma ngo twavumbuye amakuru ko afite abantu bamuri inyuma uhereye ku mugabo ngafite umugabo ukomeye muri leta umugabo wawe ni general
ubusanzwe umuntu umwe baramubajije bati uremera ko guheka umwana mu ruhu rw'imbwa bitera umwaka atereka ati ko naruhetsemo nyakwigendera se byatwaye none wowe hano ndimo ndavuga ngo abayobozi b'amakipe ntibarimo kuganira ku mupira baraganira ku buzima bw'abantu none twagiye kuzana uti ko narumuhetsemo se byamutwaye none se kari umva icya kabiri kuvuga ngo umugabo wanjye arakomeye kuko aruta abandi bagabo bose hano mu buryo bw'abagabo kuko ariyo mahitamo nashaka ajye nahatambika kuko niyo mahitamo nyine se kubamenyesha ko bivuga ko Scovia afite umugabo ukomeye umugabo wanjye arakomeye niyo mpamvu mu bagabo bari mu Rwanda ntibuka uko mungana ari we ndarana nabo ubwo se hadakomeye ni Aline nawe yarambeshyeye kumbe afite kiss de dover ntago yigeze atwita ariko unzatera indashaka uzamuhamya byo uratinze ufite ibintu mu mubiri byinshi umfite yarara ryinshi yewe uzamuhe ye mfite umwanya ko gava kurongora gahanga urandamiye social media nge Kanyombya hatabayemo aka kabazo kamenye twana abana ariko nanone nge sinasoma umuntu ndi buri gate mu gihanga ndigasa kuri gata bivuga yo ninenge ese ntabwo ari inenge muza mushaka abagabo bari gata mu kanwa kumenya Imana nibwo bwenge kuva mu bwenge niko kujijoka n'umuhanzi rero wakoranye na Sam akunda impano muririmbire umuntu muzima ajya mu masangaye usibye ko warahuye n'umugabo w'imfura ukurikije uko abagabo bacu bateye uko umuryango wacu wabyubatse hari umugabo wamara imyaka 11 atabana n'umugore we ni ukuvuga ngo rero kuyobora aka kazi kujya muri aka kazi ko kuba gitifu uri umugore mu ntara ni uguhitamo kubisugi oya ntasoni ufata ibiryo byatekewe bose ubigaburire ziriya ngenzi zawe uyobora ko ibiryo byose byo mu mujyi bigerwa ku munzani njye kubabwira babigarura ariko wanyana nyinga nk'ubu waguterura akaguterera hejuru wagaruka akitaza ntabwo wagera hasi gusanda ubwo se ubwo unereyeho mwigumirayo wajya kwitaza ukitazura